Yesu yaje kutubera umuti w'ibibazo bya byose. Yesu ni umuti w'ibibazo byawe. Nubwo bari kukuroga, ndatangariza abarozi ko Yesu afite umuti. Yesu afite umuti. Nubwo bari gutongera, ndakumenyesha ko Yesu waje kureba. Ni umugabo utanga umuti. Yirukana amahembe akagenda, yirukana inzingo zikagenda, yirukana za karande zikagenda, akuvana mu ruzerero akaguha agaciro. Duhereze Imana icyubahiro. Kristo ntabwo yaje gukina mu isi, yaje kuduha umuti w'ubuzima. Kandi muri iyi saha yiturindiyemo ngo azanatujyane no mu ijuru. Twamuhereza icyubahiro. Yaje kutubera umuti. Wari waba uri gusinga akakubwira ngo mwana wanjye ngo ukuriyeho impanuka. Hari abantu barabibwiye. Wari waba uri gusinga ngo mwana wanjye ngo bari kukuroga ngo ari kuburozi mbukuyeho. Bari bakuroga indi yarabyimye ingana gutya yakanga mwana wanjye ngo ndagukishije. Yesu yaje kutubera imiti. Nubwo barara bacuragura ntabwo bazadushobora. Nubwo bagambana ntabwo bazagushobora. Nubwo bakuvuma ntabwo bazagushobora. Nubwo baroga itorero ntabwo bazarishobora. Nyiri itorero yaje kuribera umuti. Yaje kuribera umuti. Ni uvuga umuti w'amahoro akayaha abantu babahagurukira akabicaza. Nimba uyifite nabo yizamure. Umuntu wese waremwe n'Imana, umuntu wese waremwe n'Imana, umuntu wese uri muri iyi si ategerwa n'imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga z'Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Hejuru y'ibyo nta bindi bihari. Ndababwiza ukuri, Imana igukuyeho ukuboko urapfa, ariko Yesu avuze ngo guhaye umugisha. Umugisha urawubona. Zamura haleluya. Turasoma mu gitabo cy'Imigani igitabo cy'Imigani igice cya 16 turasoma guhera ku murongo waho wa 7 tugiye ku murongo wa 9 tuze kwambuka dusome no ku murongo wa 20. Igitabo cy'Imigani 16 murongo waho wa 7 usome no wa 8 no wa 9 tusimbuke dusome no murongo waho wa kujya 20. Mbo mwijyanye mufashe hagere. Haranditse ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, ituma n'abanzi be buzura nawe. Niko namwe musomye. Iyi migenzereze y'iki inezeza nde? Ituma bigenda gute? Mbareze umuntu ngo hari abanzi ufite. Tujye ku 8. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. 9. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Dusome kuri 20. Uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Amen. Mwakine ijambo ry'Imana. Aya magambo musanzwe muyasoma y'Imana. Ibintu by'Imana biraryoha nabizakuryohera. Muri ubuzima tubamo, ubuzima bwacu budufite ubungubu bukenera umuti buri munsi. Yego ubungubu twaje kwivuza,
bariza umuntu ngo waje gukora iki? Ukeneye umuti? Ukeneye iki? Hari umuntu udakenera umuti? Hari umuntu udakenera umuti? Mu buzima busanzwe iyo umuntu arwaye akenera kwivuza. Akenera kwivuza, agakenera umuti. Iyo urwaye umutwe ukenera umuti, iyo urwaye mu nda ukenera kujya mu bitaro, iyo urwaye indwara izo ari zose ukenera kujya hehe? Kwivuza. Ugakenera umuti. Usibye ko hari abantu bajya bavangirwa bakarwara ntibajye kwivuza, bakapfira iyo ngiyo. Iyo utagiye kwivuza urapfa. Ariko iyo ugiye kwivuza abaganga barasanasana. Abantu bagiye kwa muganga bakamambika bya bintu bya bombo n'ibiki, Imana ikabagarura. Muzamure ibiganza turebe. Abantu bagiye kwivuza kwa muganga Imana ikabagarura kure. Uziko muhari mutere haleluya. Buri Imana igikora ibintu bikomeye ikoresheje abaganga. Abaganga bari mahangaha Imana ibaha umugisha. Hanyuma nabazaniye amakuru avuga ngo umuti warabonetse. Mwisi habamo imiti myinshi. Imiti yo kwa muganga, nge nemera imiti yo kwa muganga. Iya yindi y'abapfumu sinyemera. Mbwira umuntu cyane ngo umuti warabonetse. Bakozi bima, umuti wagize ute? Warabonetse. Koduhereze Imana icyubahiro. Uyu muti naze kubabwira ni Yesu Kristo. Ariko mbisubiremo ntabwo mubyumvishije. Umuti wabonetse uruta yindi miti ni Yesu Kristo. Tumukomere amashyi. Umuti warabonetse ni Yesu Kristo. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Vuga ngaho afite umuti. Nje kubabwira Yesu. Koduhereze Imana icyubahiro we. Yesu agira imiti myinshi. Amen. Yesu agira imiti myinshi. Buri abaganga bavura indwara zisanzwe, ariko Yesu niwe ufite bese niwe muti womora. Yesu avura ibikomere. Hari umuntu wavura ibikomere, ariko Yesu uzi imbere y'Imana akakureba agasanga ibikomere byakwishe, agasanga urarurira wirigurira, akakubera umuti. Kaba ngo umwana wanjye nzaguhoza ibikomere. Ugatavuga ngo Mwami Yesu ankunda ndamahoro. Hashira iminsi mikeya akakubera umuti. Sara abantu yabereye umuti byabacanze ngo bazamure haleluya. Hari n'igihe tujya kwa muganga wahuye n'ikibazo cy'ubugumba. Abantu bahuye n'ikibazo cy'ubugumba bagatinda kubyara barabizi ari mu iteraniro. Hari igihe uba ingumba ukajya kwa muganga kandi turabemera ni ukuri. Yewe ntitubemera. Kwa muganga bakakuvura bikanga, ukajya mu Buhinde bikanga, ukirinda bikanga. Wajya imbere ya Yesu, wajya imbere y'uyu mugabo bita Yesu. Vuga ngo Yesu. Wajya imbere y'uyu mugabo bita Yesu Kristo, akakubwira ngo sinzaguha umwe, sinzaguha babiri, nkwemereye abana. Vuga ngo umuti warabonetse. Yesu agahita aguha umuti, akaguha umuti. Ariko Mana we, ariko abantu bose bareba agahita arangiza ikibazo nyuma y'amezi 2. Ukaza uri gucira mu gicupa 3, kandi aguha umuti umurozi ahari muturanye. Umurozi wakuzinze araho. Vuga ngo araho ngaho. Araho. Aguha umuti umurozi muturanye. Yaravuze ngo ntuzigera ubyara. Akaguha umuti kuko niwe muti w'ubugingo, niwe muti w'ubuzima, ni nawe uzatwimura, ni nawe atwitangiye. Ariko Yesu ni mwiza we. Ariko Yesu mwongeye tumuhereze icyubahiro. Yesu ni umwami, niwe data wa twese mwiza.
umubyeyi 90 n'umubyeyi arambwira ati umurozi yarambwiye ngo nzapfa nabyaye. Ndamubwira n'umuti warabonetse. Mbwira umuntu ngo umuti warabonetse niba kagukange. Mbwira umuntu ngo umuti warabonetse nakagukange. Umuti warabonetse niba kagutera ubwoba abacuragura bashaka bakureke. Umuti warabonetse ni Yesu Kristo. Uzi ko uyu mugabo Yesu akubwira ngo uhaye abantu muturanye babizi ko umaze imyaka 20 warabuze urubyaro. Abo muririmbana bagize gute babizi, abashumba babizi. N'ahantu wagiye nta kintu ukeneye ijambo rya dogiteri. Muganga wacu ni Yesu, niwe mukiza wacu, ni nawe uzaba humvijwe iby'ugukunda. Indirimbo z'Imana nizo zidushimisha, turirimbane tuti Yesu Yesu. Uyu Yesu Kristo yaje kutubera umuti. Aguha umwana umurozi yaravuze ko utazabyara, ikagera amezi 7 umurozi ahari, akajya gutongera. Yesu akabati namuhaye umuti navuze ngo nabyare. Akohereza ngo navuze ngo nabyare, ukatwita 9 karangira ukabyara umurozi ahari. Ariko bana we harimo hano umuntu waje gusaba Imana urubyaro urarucura mu izina rya Yesu. Ugatwita 9 gashira, ukagenda ukabyara. Akabaza ngo yabyaye, ngo yabyaye. Bakaguhemba hari, kuko Yesu ni utanga umuti. Kandi yaguhaye umuti nta muntu uvuguruza. Yaguhaye umuti ntabwo Yesu ashwata ngahindura imiti. Yaguhaye umuti bisazi biratumuka bikagenda. Yaguhaye umuti w'uruzingo rukuvaho. Yaguhaye umuti ubukene burondoka. Yaguhaye umuti wa za cyamunara ziva ku buzima bwawe. Yaguhaye umuti uruzerero rukuvaho. Yaguhaye umuti samura, haleluya, samura. Yaguhaye umuti akavuga ngo ukoze ku maso uratangira ukareba. Yaguhaye umuti utangiraga agasura ugira agasura. Ubaka mfite n'ukubera umuti ntago ari imbaraga z'imiryango. Ariko Yesu we, yewe hari umudive yahuye nawe avuze ko ahita murimo ngo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha. Ndi mwari nkunzi narahimutse musha. Kw'iriba ry'Umusamariyakazi yahinze umushyitsi. Ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza. Byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'Umusamariya neza. Bahuraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore. Maze biba karusha ubwo yamenyaga yuko atahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo yahuye na Mesiya. Indangamunda kwifata biramugora. Azamuka umudugudu
asakuza ati bagenzi muye na Mesiya nimundeke irinde nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ari imari muzi narahimu z'umugisha. Haleluya! Uyu Yesu Kristo ndabwira abantu batuye isi, ndabwira abantu ba Gashekero, Yesu yaje kutubera umuti w'ibibazo bya byose. Yesu ni umuti w'ibibazo byawe. Nubwo bari kukuroga, ndatangariza abarozi ko Yesu afite umuti. Yesu afite umuti. Nubwo bari gutongera, ndakumenyesha ko Yesu waje kureba. Ni umugabo utanga umuti. Yirukana amahembe akagenda, yirukana inzingo zikagenda, yirukana za karande zikagenda, akuvana mu ruzerero akaguha agaciro. Duhereze Imana icyubahiro. Kristo ntabwo yaje gukina mu isi, yaje kuduha umuti w'ubuzima, kandi muri iyi saha yiturindiyemo ngo azanatujyane no mu ijuru. Twamuhereza icyubahiro. Ariko Mana, mbwira umuntu mwicaranye ngo abarozi barakererewe. Ongera umumbwiye ngo n'abakwanga barakererewe. Mumbwiye ngo n'abakwimfuruza ikibi barakererewe. Baba barabikoze utaramenya Yesu Kristo. Ubwo wamenye Yesu, mumbwiye ngo ubwo wamenye Yesu, Yesu ni umuti. Yesu ni umuti. Arakubera umuti w'urugo rwawe rwasenyutse. Haleluya! Sole elewa takosika pelane soni mangaya za. Dufite imiryango yari yarasenyutse, Yesu ayigezemo yibera umuti, imiryango irubaka biremera. Dufite abantu bari barishwe n'urumogi, Yesu abagezeho babera umuti barahinduka, bavanga abakozi b'Imana. Dufite abantu bari inzererezi, Yesu abagezeho babera umuti, ibintu birahinduka. Ariko Yesu uri mwiza. Mera Yesu icyubahiro. Numvishije amakuru, isi ikeneye umuti. Isi ikwiye gusobanukirwa ko bosi w'imiti y'isi ni Yesu Kristo. Nta kindi cyazanye Yesu, yaje kutubera umuti. Vuga ngaho ayiwe Yesu lola kosika defa. Wari waba uri gusinga akakubwira ngo mwana wanjye ngo ukuriye impanuka. Hari abantu yabarabibwiye. Wari waba uri guseka ngo mwana wanjye ngo bari kukuroga ngo ari kuburozi mbukuyeho. Bari bakuroga indi yarabyimye ingana gutya ngo mwana wanjye ngo ndagukishije. Yesu yaje kutubera imiti. Nubwo barara bacuragura ntabwo bazadushobora, nubwo bagambana ntabwo bazagushobora, nubwo bakuvuma ntabwo bazagushobora, nubwo baroga itorero ntabwo bazarishobora. Nyiri torero yaje kuribera umuti, yaje kuribera umuti. Nyiri torero yavuguse umuti, yaje gucungura umwana w'umuntu. Nyiri to ebirawe ariko ndafashwe, yaje gucungura umwana w'umuntu. Turi muri iyi si ahanganye n'abarozi, ahanganye n'abagome, ahanganye na za diabete, Yesu ahanganye na za kanseri, ahanganye n'ubukene, ahanganye n'ubugumba, ahanganye n'abacuraguzi, yerebode kosika, ahanganye n'inzingo, ahanganye n'abavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye, ahanganye n'imivumo batuvumye. Zamure Yesu muterere haleluya. Ibintu byo kwifata, bwira umuntu ngo turavuga Yesu utanga umuti. Hano hari abanyabwenge benshi, ufite gahunda yo kuvuguruza ko ijambo mvuze atari ryo, naterera utokeje mikrofone aturangira undi muntu wavuze ngo abantu barushe n'abaremerewe munsi ndabaruhura. Umunyabwenge uri aho aturangira undi muti nazamurira utoke mu mikoro. Abapfumu se
vuga ngo wapi. N'abadogiteri bisi iyo bibacanze baravuga ngo genda wegera abantu basenga, ahasigaye n'ahimana. N'abanyabwenge bisi iyo byabananiye ujya kwa muganga bati rero nubwo tuguvuye ariko rero wizere Imana, wizere Yesu Kristo. Hari nawe ugera umuganga bati rero nubwo ujye kuvura ngo usengere Imana ari gutaba. Hari nubwo kuvura bati ibintu byawe ntibisobanutse, jya mu banyamasengesho. Yesu ndi kumva umwuka w'Imana ambwira ngo abanyamasengesho mwigira ubwoba, ababyeyi mwigira ubwoba, itorero mwigira ubwoba, abakozi b'Imana mwigira ubwoba, abinginzi mwigira ubwoba, abatambyi mwigira ubwoba. Yesu yaje kutubera umuti, afite imiti y'ibintu byose. Ndasubiramo, bagukura ku kazi agahita avuga umuti w'uburyo uzabona akazi kataraza, agategura uburyo abana baziga, agategura uburyo uzarya, rubanda bakaguhanga amaso, bakavuga ubugiye guseba, bakanahamagarana sha, bakavuga ati akazi yakavuyeho, isi iramwose. Yesu waje kutubera umuti, agahita gucira inzira aho zitari, akagucira inzira mu butayu. Ubuzima wari ufite uri mu kazi akabuhindura bwiza kurusha uko bwari bumeze. Ariko Yesu ni bwiza we. Yesu ufata imfubyi, nta mubyeyi n'umwe imfubyi ifite, nta muntu yitaho, yajya imbere y'Imana. Yesu akaza akayifata akayikuza, akayicira inzira mu butayu, agaca inzira aho zitare, agafata imfubyi akayiha igikundiro, akayicira inzira. Imfubyi akagenda yikuza, ayisimbutsa urupfu, bakuvuga uti anabikuraho, akakubera umuti. Igihe kikazagera agafata ya mfubyi akayiha urugo, kikazagera ya mfubyi akayiha abana, imfubyi igashibuka. Abantu bari imfubyi Yesu akabubakira. Muzamure haleluya. Mbonye abadayimoni birukanka mu iteraniro, mbonye abarozi birukanka. Telebori asanamone wo sona biri agini ama tangina dekotrevo. Mbonye Satana hunga. Uyu Yesu araza, yaraje mu isi, ageze mu isi aravuga ngo reka manze nambure Satani ubutware. Satani ukurwanya nta butware afite. Yesu yazanye umuti wo gutsinda abarozi, wo gutsinda Satani, wo gutsinda imyuka mibi, wo gutsinda iminsi mibi. Vuga ngo ariko mana abantu mu byuma neza mwateye haleluya yemwe. Niwe utanga umuti w'igihugu, akavanga igihugu ngihaye amahoro, kikagira amahoro gifite abanzi itaka ryabo. Iyo avuze ngo igihugu ngihaye amahoro, atangira kuvutagura abanzi bacyo. Ibyo akubitiye mu gishanga, ibyo akubitiye muri korodori, ibyo akubitiye hirya iyo ngiyo, ibyo akubitiye. Yesu araniga mana we. Hari ibintu Yesu agiye kukunigira we. Uzasoma amakuru, uzasoma amakuru y'Abisiraheli, uzareba ugiye yanigiye abanzi babo mu mazi bakamira nyeri. Uzasoma aya makuru, uzasoma amakuru ya Danieli, uzasoma amakuru uburyo ibyo yakoreye Danieli. Yatabaye Danieli, afata abanzi abahereza intare zirabarya. Vuga ngo ariko papa ufite umuti we. Vuga ngo Yesu afite umuti. Ibibazo ufite akoze bahereza Imana icyubahiro. Ndikumva naguruka yo samura haleluya. Uzasoma amakuru urebe uburyo ibyo yakoreye Hamani, yibeshe ku bakozi b'Imana, yibeshe kuri Morodekayi, yavuze ngo aramuca igihanga. Uzasoma ayo makuru. Abantu mudasoma biriya muzayisoma. Ibyo yamukoreye byaranditswe. Iri teraniro Yesu yambwiye ngo nze mbabwire ngo
Yesu afite umuti w'ibikurwanya. Umuti wabuze, Yesu afite umuti w'ibikurwanya. Ibikurwanya ntiwabishobora, ariko imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga za Yesu Kristo ntizikinishwa. Ntabwo zikinishwa. Vuga ngo ntabwo zikinishwa, ntabwo zikinishwa. Yaravuze ngo nimucana mu mazi ntazabatembana, nimucana mu muriro ntabwo muza. Ariko atangira fa imbaraga za Yesu Kristo ntizikinishwa. Ndatangariza itorero, ndatangariza abanyamasengesho, abantu turi kwe muhagarare muzamure haleluya y'ubutsinzi. Yesu arakora. Yesu ni umuti, Yesu ni umuti, Yesu ni umuti. Lekos eremando repai. Ariko yemwe, uyu mugabo ugira umuti, umuntu yari umwara umugi akaguha umuti ugacira umugi. Umuntu yari umusinzi aba mu kabari akaguha umuti ugahinduka pasiteri. Umuntu yari umujura ruharwa, abantu bamuhungira kure, yahura na Yesu akakuvugutira umuti. Ariko Yesu we, uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Isunga Uwiteka niwe muti w'ibibazo byawe. Uwiteka yambwiye ngo nze mbwira abanyagashekero, ibibazo ntabwo biri kuri mwebwe gusa, ibibazo biri ku bantu bose. Ariko dore icyo abantu bahishwe kumenya ko Yesu yaje kutubera umuti. Nta hantu twagera tutari kumwe na Yesu Kristo. Nta hantu wagera utari kumwe n'umwami Yesu. Ijambo ryavuze ngo wisunga Uwiteka abagira ate? Nimba wifuza kugira ahantu ugera mu buzima bwawe, isunge nyiri imiti yose. Niwe uyivuguta akayivanga akamenya uburyo araguha ubuzima. Rega gusaga n'umuntu ari akuri sheri baramubwiye ngo nagenda ategereze kuzapfa, arwaye kanseri y'ibihaha. Yarivuje, abaganga baragiye byaranze, babati genda utegereze wihangane nta kundi. Yarakurenze. Hari igihe indwara ikurenga bakavuga ngo genda uryame nta kundi, nyir'umuti agahita amanuka agahita avuga ngo uyu nawe naramucunguye. Mugabo turi gusengana, umwuka w'Imana yama ngo fata amazi. Ndavuga amazi, ntanywa amazi, tuwowe fata amazi niko nkubwiye. Ni sawa. Ndabwane muzana amazi aho ngaho, basana amazi y'Inyange ndafata. Nose amazi ntayafite. Ati ndakubwiye ngo ufata amazi nta bindi. Ndayafata ngo senga, ndasenga. Ko Yesu ni mwiza. Sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratu. Ariko si Yesu ubigenza ute? Ni gute Yesu abigenza? Umuntu yari yabuze umwuka akawusubirana, umuntu yari wo gupfa akabaho. Kandi Yesu akabikora, ntabikora muri koridori, abikorera ahantu hagaragara, abantu bose bareba. Yesu abigenza ate? Bariza umuntu ngo Yesu abigenza ate? Buri abigenza ate? Kako Yesu sengera amazi, abanyabwenge bareba, umuryango ureba, barabase barese amazi. Nisango cyangwa ni niko Yesu ambwiye. Ataha sawa, ni ngaho. Ese mwami Yesu, uramenye nugahanura Imana itavuze, uramenye nukameshenga Imana yavuze itavuze. Uzategereza Imana iravuga, imbaraga z'Imana ziracyahari. Uburyo bwo kuvugana n'Imana ni amasengesho,
nusenga ugategereza Imana uzumva ijwi ry'Imana. Baza kwa Yesu, amazi kuba yafite biti, ngo babwiye ngo ejo mu gitondo nzaba namukijije, nyuma y'icyumweru azajye kwa muganga, bazasanga ibisebe byose byumye. Ngiye kumutereza kuruka, araba arimo araruka amashira, araba arimo araruka iyo ndwara, babwire ko ndi Imana imuhaye ubuzima. Hari ibintu bakoze Imana itubwira ugatitira, ugatitira ugatuvuga ataka ibintu bivuga, cyangwa nawe byakuba witonda. Muza mutugana ngo tubasengera, ariko hari ibintu Imana ivuga. Hari igihe Imana ibwira umuntu ngo, ikabwira umuntu afite imyaka 50 ngo ukore mariage, ukamureba uburyo byagenze. Ariko kuko Yesu ari we nyiri umuti, aba yamaze kuvuga utafiyase yamuteguye. Ndasenga ndavuga nti nyuma y'icyumweru azajya kwa muganga, ariko umwanya arabatangira kuruka, araba arimo araruka indwara arwaye, hanyuma ejo bizabyakize. Ariko bivuga ndi gutitira. Ndagenda baramereka ati sika nomero ndibaha, atusenge nisengera kuri sheri. Kuwa gatatu baza mu materaniro, basanga nayoboye, ati niho aterane tuzatureba. Hari ibintu Yesu akubwira ugahita uvuga ati sha boretse. Ariko ndashima Yesu kavuga umuti. Yesu atanga umuti. No muri riteraniro hari imiti agiye gutanga. Yesu agiye gutanga umuti. Oh mana we, mana we, mana we. Haciyemo iminsi 3 baramwe wa muntu ubu tuvugana ari kugenda, ari kurya, ari kunywa, ari kugenda. Bya bindi wavuze yararutse nka kabiri, ubu ari kugenda. Ese tujye kwa muganga, ni wa mureke icyumweru kigere. Icyumweru kizi bajya kwa muganga, ati umuntu yararwaye biki, ati turabona ibisebe, ati ko nabyo byumye, ati yararwaye kanseri, ati nta kanseri afite. Nta kanseri afite. Habaye ikizi, ati nta cyabaye, yarivuje biranga, twari dukizije kwapfa. No umuntu wamusengeye amuha amazi ye, aya mazi asanzwe. Abaganga ati ni uko Imana ikora, kutureza Imana icyubahiro. Wowe se hano mu iteraniro ni bande bakize indwara zananiye abaganga ngo bahagarare batere haleluya? Abantu barahari, barahari we, barahari we. Wakishirizamo kamera abantu bakabona, barahari we. Muzamurira Imana icyubahiro. Barahari. Yesu yakijije indwara zananiye abaganga, mwongera muzamure haleluya. Yesu ni umuti, Yesu ni umuti. Barahari. Ahantu hose wajya wahasanga abantu Yesu yagaruye. Yesu ni umuti, akabakiza indwara zari zananiye abaganga. Wahasanga abantu bari bapfuye, Yesu akabasura. Ntabwo yazuye wa mwana wa uramubye umupfakazi kiriya gihe, n'uyu munsi aracyazura. Ariko Yesu uri mwiza we. Muri riteraniro mwongera mu mumera icyubahiro. Yesu ni umuti. Rebota lamonia sanginimo. Yesu. Reka mvuge ibintu usenge. Umwami Yesu yambwiye. Yesu yambwiye ngo azanye umuti bita amahoro mu isi. Amahoro Yesu niwe yazanye. Yesu azanye umuti w'iterambere. Ndababwije ukuri, Yesu yavuze ngo muakire umugisha murawakira. Iyo abumbuye ikiganza abantu barakira. Azanye umuti w'iterambere. Icyo agiye gukora niki? Agiye kuguhuza, agiye gufata ubwenge bwawe, afata ubushake bwawe, afata imbaraga zawe, aguhuza n'abanyamumaro, aguha imbaraga, akurangira aho ujya kurangura, urangure bizima. Agiye kuguha imbaraga, akurangira aho udepoza, bagufate. Nabonye abantu bari kujya mu materaniro baparika amamodoka, baparika. Yesu arambwira ngo aha itorero umugisha, yirukanye ubukene mu itorero. Abanyamasengesho basenze bagategereza Imana. Pera la kosi
yambwiye ngo niwe utanga umugisha. Umugisha nutangwa n'abapfumu, umugisha utangwa na Yesu Kristo. Niwe nyiri torero. Vuga ngo niwe nyiri torero, niwe mucunguzi. Icya gatatu yambwiye ngo aje kwirukana amashari yo mu isi. Amashari akuzengereje, Yesu yavugutiye umuti. Amashari ari mu muryango iwawe, amashari ari mu kazi kawe, amashari ari lobita la zala kelabo. Yesu azanya umuti w'amashari. Mugiye kujya mubona umuntu abeshera undi, Yesu amutsibura inkoni, amubwira ngo mbabarira rwose nakubesheye, ibibazo nagize nuko ko nakubesheye. Yesu yambwiye ngo mbwira abantu batuye isi n'abanyarwanda, Yesu ni umuti w'ibibazo by'abantu. Ibibazo mutashobora, Yesu arabishoboye. Icya kane Yesu yambwiye ngo niwe utanga umutekano, niwe utanga amahoro muri iki gihugu. Iyi si turimo hano mu Rwanda iwacu atanze amahoro, hari amahoro. Niwe uvuguta umuti w'amahoro akayaha abantu babahagurukira akabicaza. Niba uyifite nawe yizamure. Umuntu wese waremwe n'Imana, umuntu wese waremwe n'Imana, umuntu wese uri muri iyi si ategerwa n'imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga z'Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Hejuru y'ibyo nta bindi bihari. Ndababwiza ukuri, Imana igukuyeho ukuboko urapfa, ariko Yesu avuze ngo guhaye umugisha. Umugisha urawubona. Zamura haleluya. Uko waba ukomeye ute, nta wari wakomera ngo ahagarike urupfu. Iyo Yesu agutumyeho urupfu ruraza. Niwe wavuze ngo atanze amahoro muri iki gihugu. Ibi byandike. Haleluya. Ikindi yambwiye ngo ahagurukiye imbaraga z'abarozi zakandamije abana b'Imana. Imbaraga z'abarozi zakandamije abana b'Imana. Abantu benshi bashuba, abantu bagenda barwaye. Abantu bagenda barwaye. Suko abantu batazi gukora, suko abantu batazi badashakisha. Ariko imbaraga z'amashari, uratangira gucuruza inyanya, umuntu akaje kukugambanira, akaje gutongera. Uratangira kurambagizwa, bakaba batwaye imyenda, bakaba batwaye amafoto, bakaba barakuza inzu heza aho ngaho. Uratangira gucuruza, bikaba biranze, ibintu byose bikanga. Yesu yambye ngo suko mutazi gukora. Yesu azanye umuti. Yesu azanye, Yesu azanye, Yesu arabo shana biri agori amandore fire. N'abantu ubukene buri mu matorero nukugira ngo amatorero biyacange. Ariko Yesu yambwiye ngo azanye umuti w'inzara iri mu madini. Inzara mu matorero harimo inzara y'ubukene, ariko n'abanyamarayika w'Imana yirukankana umudayimoni w'inzara, aramwirukankana. Numva ngo imifuka y'abantu, imikorere y'abantu, hari umugisha Uwiteka atanze. Lona kosini mondere paye, hari imigisha Uwiteka atanze. Icyanyuma yambwiye ngo abantu bagiye gukizwa nk'abahunga. Ndasubiramo. Yesu azanye umuti w'agakiza. Mugiye kwakira abasinzi, mugiye kwakira abantu barushe. Abantu bagiye gukizwa kuko abantu babuze amahoro mu isi. Abantu bagiye gushaka amahoro mu nzu y'Imana. Uwiteka yambwiye ngo abagura isengero muzagure, abasenga musenge, abatagura intebe muzitegure. Mugiye kwakira abashitsi, muhaguruke mwakira abashitsi muri elebonela solebode kotrefo. Mugiye kwakira abashitsi solebodiyama shala kosekerebo piriya sana mandola ire grefa. Mugiye kwakira abashitsi, abakomeye n'aboroheje. Abantu bahungiye kuri uyu mugabo Yesu utanga umuti, umuti wa byose. Tumukomera Imana amashi. Nta kindi cyamuzanye, yaje gucungura umwana w'umuntu, yaje gutanga umuti w'ibibazo byo mu isi.
ndagira ngo se kuri uyu munota umuntu wa mbere tugiye gusengera ni uwari urwaye indwara y'ubunebwe. Ubunebwe bushingira ku bwoba. Umuntu wese ugira ikintu ashaka gukora akumva ijwi rimubwira ngo icyo ntigishoboka, wese nahagare mu iteraniro. Uwo ni umuti wa mbere Yesu atanze mu iteraniro. Ibidashobokera abana b'abantu, the cause and the more pelashala girigereva. Yesu aguhaye umuti n'amakara azunguka. Yesu aguhaye umuti n'ifu y'ubugari izunguka. Mugiye kubona hano mu Gasheke, mugiye Imana igiye gukora igitangaza hano. Ndagaruka hano mu itendo hari igitangaza Imana yakoze. Ndi kumva umwuka w'Imana ambwira ngo agasuzuguro k'abadayimoni Yesu agashakiye umuti. Zambura icyanga cyangwa usengere. Umuntu wese ugerageza kugira akoze, dayimoni kamubwira ngo nta kintu gihari, ntago byashoboka. Mana mu izina rya Yesu Kristo utakosika sharapita ile kwariaba. Twirukanye umudayimoni w'ubunebwe, umudayimoni w'ubwoba. Turamu dekosika enemo pelasha la giri boria mandore pan. Waravuze ngo uzatugira imitwe ntabwo uzatugira imirizo. Tumenye neza ko kwisunga ari byiza. Abantu barisuzumye basanze utarabuza akazi, ahubwo hari imbaraga zabateye zibatera ubwoba, zibabuza gukora, zibabuza gukorera Imana, zibabuza gukizwa, zibabuza imikorere, zibabwira ngo ntabwo bishoboka. Abantu ntibakira umuti utanga, ntibakira umuti w'umugisha. Twirukanye umudayimoni wa karande, twirukanye umudayimoni w'inyatsi, twirukanye umudayimoni w'ubwoba, twirukanye umudayimoni w'ubwoba. Dayimoni buza abantu ubwoba, ibatera ubwoba, ibatera gushidikanya, dekosikanimo de pan. Katika jina la Yesu turavuma izo mbaraga. Turukane abadayimoni, turukane yamarozi, turukane izi mbaraga. Ole mota kosika. Ayayayay, abantu ntibakiriye umuti. Uri Imana itanga umuti. Aya madayimoni ndasoke. Uyu murozi ubwira uvuga ngo ntacyo wakora, ngo ntago watera imbere, ngo niwanyu nta wateye imbere, ngo no muri karitsiye nta wateye imbere, ngo biriya ntibyashoboka, ngo uri umugore nta hantu wagera, ngo reka umugore uzakora, ngo nta mbaraga wifitiye. Turavuma izi mbaraga z'abadayimoni, turavuma abadayimoni. Rekosika, iyo abantu bateye imbere itorero ritera imbere, iyo abantu bateye imbere karitsiye itera imbere, iyo abantu bateye imbere igihugu gitera imbere. Iyo abantu bakenye igihugu kirakena, sosiyete irakena, itorero irakena. Twirukanye uyu mudayimoni kwa jina la Yesu. Shole bita zole na kosi rigere boy. Ondoka Satani, turakuvunye mu izina rya Yesu.